Okay. Bashari. Karabi umugabo mwiza. Ubu rero ngiye ku kazi. Shari dokima bambye nyine zangomba kudugusha kurunze nzigira utenzohereza. Kiravuga nzanire ingweto nzanire n'ishati nambare ngende. Kiravuga kandi bwakeye kiravuga. Banandagira bajarira. Shari ngibi nanizanye. Ako shiri. Ndi kumva nginaniwe. Ndi kumva nakomeza ngiryamira. Shari bizi kujya mu kazi bwakeye. Si raporo bahora badusaba raporo buri kantu kose. Ni raporo. Nzama. Ndi kumva ikifite umunaniro. Binyere gahabu kujya mu kazi. Dore ejobundi nasabye ofu barayinyima gushaka kumva mfite umunaniro wa hatari. Daniel n'akarovati shirin. Daniel n'akarovati. Mugore ni weho. Shari kuri kwimiga cyane. Nabana na stress zo mu kazi. Umugore wabyera ko wacunga n'umugabo agiye niyo ruva. Shire. Ubwo kazi mbigiye. Ari nige cyo ndataha. Bitewe nuko dufite akazi turarangiza tugane na nunze na manager. Ubwo hari ibindi bintu tugomba kureba imodoka zivuye Dubai tugomba kuzandikira. Ubwo ni kuri phone hari icyo nagaruka ngo ejo bundi. Birashaka kandi wiyiteho. Bye kandi wiyiteho shiri. Aragisha. Kamumagariki. Ano? Nyine ngwira cyage ukira mara y'iminsi. Akaza bava sheri. Mara y'icyumweru. Yesu. Shadumva ndumva weekend agiye kuba neza. Yesu we, indaya mbaya. Umva gute kandi benya ko ndi njyenyine mu rugo. Shawaya rekanze. Nari. Ibyo kigize sha umva rekanze sibyo kigize kandi nyine. Yo sheri wahageze. Sheri bimeze bite? Umeze neza wowe. Neza. Nari ngufumbuye. Ugeze bare. Sheri ge nari ngomba kuvuga ko kira kigabo cyagenda kwanyumva. Nakumvisha ariko nandirinde amutonare gukora gukeya. Uvuga tereka amazi gusoza. Sheri karibu nyine n'abicaye mu Zitoto. Cyakoze nari Wareba sisha. kiriya kigabo cyatumaga nakubonera kugenda rero ngiye kuzajya ndakubonera kugenda. Ndahari wese. Sheri ndabyishimiye. Nukuri kw'Imana pe. Uziko
Shabaruka cyagiye gusama. Sanye nanjye nari mukumbera ko bakari ikintu cyo kwibagiza ko kumwe n'umugabo. Kangubeba. Sasa. Nako kabone kubona. Ariko herutse. Shari nanjye nari mukumbera. Shamukunda mama. Ingo. Aha. Narindi mugani ndi n'umugabo none mbona ikinzira niho rero yumva hanyuma mufite surprise ngeze mu kintu cyo bise ubwitozi sese niba nzaniye cyoguza cyo rero ntabwo cyabura n'umuntu narukumbera ko kwanzaniye ikintu asari cyo wamburana wapi ngize kuba umugabo w'ibitekerezo amafaranga nayo mba nyafite ndetse icyo wakenera cyose kuri njye je suis boss icyo wakenera kuri njye cyose ndahereka tugomba guhita ukibona nushaka uzambwira ngo ukeneye samusingi uzabimbwira njye nzahita nyigura amafaranga ndayafite umugore ni weho nuko yirandegera ariko ishoboza ikintu kimubazana nuko ndakujyanye se nako sija wowe wemereye ikintu kuri kw'Imana rero no mu buriri ushaka imyenda sheri numva nzajya ndakikubikira njye sinzongera kukimwera oya shani muri kw'Imana nanjye nibyo nshaka byo sinubundi urayagukora akazi nkaho ngukorera icecekere gusa nzajya ndaguhamagara niho nari narabuze nkaho wagenda kandi bakoresha ako icyo cyo nicyo pe kuri kw'Imana Yes, way. Indaya mbaya. Ingo sheri. Aujourd'hui aussi c'est le monde paragouille. Сподіваюся, курсі сам, бо сам. Що це нормально, я на виміром це. Sheri sinjyewe rwose. Ubuze bwari bwinshi. Nyegerewe. Aujourd'hui aussi c'est le monde paragouille. J'ai du mal à y voir. muri ibi bituza byawe nashaka ngepfira kuri iyi si nta kibazo. Yes, way. Sheri gatumanze tuganire twari ikintu nibagiye kukubaza ntuzasubira mu kazi ryari mu kazi kumwe ukajya wowe nzakajyamo ariko mbese n'ubundi karamara y'icyumweru ubuya kuva aramara y'icyumweru njye niyo najya mu kazi ibyumweru bibiri bishize ariko ibyo tube tubiretse Sheri tumanze wazi ikindi kibazo ese yavuze ko nkeneye telefone ya smartphone koko oya sinakubwiye ibintu byose amafaranga ndayafite ushaka ahubwo ushaka boye bwoko man iPhone ngubu ntabwo zikigezweho ushaka boye bwoko ubu agatelefone k'abasiri n'aka iPhone nyine tugenda tukanshopinga iyo iPhone ubwo nyuma y'ibi birori ndahita nyikugurira telefone amafaranga ni ibyatsi nyiyegerere Sheri ko ndikumva ubwo wagira umugabo wanjye agiye kuza humura ndabasanga Your hands up!
Aujourd'hui aussi. Uri gushaka nde? Nashaka umugabo wawe hano. Umugabo wanjye nawe yagiye mu kazi. Iyo mu kazi. Maze ijya mu kazi. Hano none icyo nashaka. Nta kibazo. Karasaba ngo rimwe yiranze abantu. Ntabwo arirenze. Gaca amase nimero ye. Aruwenze. Hey. Mani ngurese. Wagiye ku kazi. Mani naguze ibintu mbonye wawe mani. Shamani hari umuntu mbonye wawe mani mu nzu n'umugore wawe. Ngo mu nzu iwanjye Sinzi ukuntu bimeze rwose byanze bikunze rwose umugore wawe baramujyanye. ibyo bintu uri kuvangiye nta nubwo nobyemba. Warangiye. Ngo ajya ukazi ngo kicyumwe ngo kumara urasanga baramugize imbabura ahubwo tabara uvuga. Ibintu by'imbabura sinose nzana amakara. Bavuga dore bigeze kure. Ngo umugore aka kanya iminota 5 10 ishize bari bwamvuye mu rugo. Okay, umva kanse gato imereze iminota 5 nabo bageze. Sha ndabiri cyane amasuku. Aujourd'hui aussi, c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. Aujourd'hui aussi, c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. Halo mudugudu. Cha nyarukanga cyane umfashe hari ikibazo kibaye mu rugo gikomeye cyane. Mbabarira wihute nushakuzane na daso inzego z'umutekano zishoboka zose ari kuza ari kundabana. Yihute duhure. Yawe uvuri kunywa gacupa. Sawa yihute turahure none. Sawa. Uzikanda tinze nyaruka. Hano ndabari kuri kibazo yagize shamani kubera ibintu yaje wabashimana. Mugize mu None se ufite ikibazo? Niba barambye ngo hano bagiye cyane ngiye kumushakira Ese ubizi neza nabwo duhuriye. Dore Njye nabyiboneye amaso ku maso. Nuje uravuga ibyo Ndabizi neza. Mudugudu agira icyo ukora ufata umwanzuro w'ukirikaniza tugende tugende. Aujourd'hui aussi, c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. Mugabo mwiziki ndaki imve ndikumva umugabo murenzo yanjye. Mutwara kare.
madamu Yenzu mbona umugabo nganga bameze kwa kuntu aujourd'hui aussi c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Jewe murakuri umugabo naho yanyuze mureka tumushake igitekerezo mureke uyu mugabo ujura uwo mugore aje hamwe n'umugabo tuganire ukurikije amagambo y'abantu ntabwo twabana ntabwo twazubaka tumushake umugabo turavuga ucone umugabo inyuma naso umugabo biraboneka reka dusobanure kano gashano dore ngo karabona mati reka dusobanure tubwire se dore ngo undi watubwira ako sheri umbonute uruko twona ruze mu byaje dore ngubu aujourd'hui aussi c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Aujourd'hui aussi c'est un le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. wabaye umuzamu nanese wabaye umusimba hano Musimbu, cyateshe jara, muzana amazi gisaka. Zini wayifashe. Yose uzingu uyu muntu umenya ibibido bibiri yahita bamuze. Ndamutera ikora mwamu yakati mu akaboko dagaca. Yesu! Asoni, uyu mwezi yapfuye bwa heri. Igitekerezo, muzana ipende tugikanda ugutwi. Akatabageka. Muzana ipende, muzana ipende.
sha uzani pe nawe jana niyo aya na magoro ya